turagushuje ukomeje kwikena ibiganiro byacu nta handi wasanga ibiganiro byacu uretse kuri Good People Shows no hano nyine ushobora gusanga ibiganiro nk'ibi kandi ibiganiro bikunogeye nta handi uzigera ubisanga muri kumwe nanjye Shackman yakora subscribe kuri channel yacu ya Good People Shows ukomeze kubona ibiganiro byinshi kandi byiza bikunogeye. Sasa rero showbiz wo mu Rwanda uyu munsi yakomeje kuryoha rwose, yakomeje kugera ku rundi rwego niko navuga, komeje kuzamuka gusa ntago tuza amaherezo. Jya muri comment wandikemo icyo wumva nawe uko bimeze cyangwa se utwandikire urukuta rwacu rwa comment kuri YouTube rufunguye ujyamo rwose ukandikamo icyo ushaka cyose kugira ngo tubashe gukurikirana ibiganiro bya cyangwa kugira ngo tubashe gukurikirana ukuntu udukurikirana cyangwa se tubashe kumenya ukuntu mudukurikirana ibitekerezo mufite muba mwibaza cyangwa se ibisubizo mufite kuri ibibazo byinshi cyane biri muri iyi mihanda. Andika icyo ushaka muri comment turagusubiza nituba dubona gikeneye gusubizwa turakuri playinga nta kibazo. Uyu munsi rero ngo byagenze bite sasa? Uyu munsi tugiye kukwinjirira mu byayago byakomeje kuba agaterera nzamba. Tugiye kubanza duhere ku binyamakuru byo mu Rwanda biravugaho iki, twumva abanyamakuru bakomeye ikintu bari kubivugaho ibi bintu bikomeje kugaragaza indi ntera itari yayindi nk'uko mwari musanzwe mubizi. Turareba abantu bagiye batandukanye bakomeye muri iyi industry ya show business mu Rwanda, tureba abanyamakuru bakomeye bazwi cyane nka Mutesi Kovia n'abandi n'ibinyamakuru byinshi bigiye bikomeye nk'Imvaho Nshya. Kongere turebe ikinyamakuru cyitwa Inyarwanda kiravugaho iki, kuko ni inkuru zakomeje gusirikira ahantu hose. Tuze kumva n'icyo RIB ibivugaho, turangiza tuze kumva n'icyo noneho Yago nyir'ubwite yivugiye sasa kuri ibi ngibi. Dore kari we nk'agapira kari mu kibuga, buri wese aratera jongle, atera hashaka undi atera hashaka. Niyo gapira kari muri iki kibuga bamwitanda Yago Pondati. Yago Pondati rero sasa mu mazina nyakuri akaba yitwa Nyarwaya Innocent, akaba ari umuhungu wavukiye hano hirya Itabagwe mu karere ka Nyagatare mu murenge watabagwe mu murenge ni watabagwe no Nyagatare, ndakeka no Nyagatare. Komeza gukora subscribe kugira ngo ukomeze kubana natwe mu biganiro byinshi bigiye bitandukanye. Sasa reba ibinyamakuru bivuga iki, tugiye kuyihera ku kinyamakuru cyitwa Inyarwanda.com. Inyarwanda.com yatangaje sasa ibiki byavuzwe n'umukuru wa RIB cyangwa se byavuzwe n'umuvugizi wa RIB witwa Murangira Bitsiyeri. Anasemaje sasa cyangwa se yavuze ngo iki, umuvugizi wa RIB Murangira Bitsiyeri yatangaje ko umuhanzi Yago Pondati yahunze igihugu ubwo yarimo akurikiranwaho ibyaha bikomeye cyane birimo amagambo atari meza. Mu kiganiro cyanyuze ku muyoboro wa YouTube wa Primo Media dukesha inkuru, Dr Murangira Bitsiyeri yatangaje ko ubwo Yago yahungaga RIB yari yaratangiye kumukurikiranaho ibyaha biremereye birimo kubiba amacakubiri n'ivanguramoko. Yagize ati Yago yarahamagawe arabazwa yongera gushyira video hanze. Video yarimo amagambo wumva arimo amacakubiri aganisha ku macakubiri n'ivangura. Arabazwa arakurikiranwa. Muri cya gihe rero ibimenyetso byegeranywaga nibwo twagiye twumva ngo nawe aravuze ngo yahunze igihugu se cyangwa se yarahunze yava mu gihugu. Iyo ni inkuru riri ku Nyarwanda. Umunsi rero n'indi nkuru ndakubenda nakugera mu binyamakuru byinshi cyane nkuce kumburiro nkubarize ibinyamakuru byinshi bigiye bitandukanye. Twumva n'abanyamakuru bakomeye ikintu bagiye bavuga cyangwa se tugeze mu Mvaho Nshya. Imvaho Nshya iravuga ngo RIB yavuze ko Yago yahunze akorwaho iperereza Munyihangana akorwaho iperereza ku ivangura n'amacakubiri. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko umuhanzi akaba n'umunyamakuru Nyarwaya Innocent wamenyekanye nka Yago Pondati yahunze akiri gukurikiranwaho ibyaha bijyanwe no gukurura ivangura n'amacakubiri. Umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitsiyeri yatangaje ko Yago yaragikorwaho iperereza ku byaha byo gukurikiranwaho ivangura ndetse na mbere ko yigeze gukurikiranwaho icyaha cyo gukwirakwiza no gukangisha gusebya umuntu ukoresheje amafoto y'ubwambure bwe. ubu ni jihad babikoreye. Mu kiganiro n'itangazamakuru Dr Murangira Bitsiyeri yagize ati ubu rero iperereza ryari rigikorwa kuri biriya ashobora kuba akekwaho bijyanye n'ibyaha byo gukurura ivangura n'amacakubiri. Dr Murangira Bitsiyeri yihanangirije abantu bakwirakwiza amafuti banditse amafoto ariko banza ari amafoto ngire ngo yavuzwe na Yago bakwirakwiza amafuti yavuzwe na Yago
Jihad n'uwiyise Godfather ku rubuga rwa X babandi bakurikirana za space bakazaprodinga bari kubaha gasopa bwa ati ibyo bintu mwere kubikwirakwiza kuko ngo no gukwirakwiza biri mu bigize icyaha. Wumvishe abantu benshi cyane muragwa muri iri kosa, benshi cyane murarigwamo, abantu benshi cyane bashobora kuza kugwa muri iri kosa kuko ntago byemewe gufata zira space abantu bari gukora batukana cyangwa se bavuga ibintu bibi, bagenda bakatudushot mu video ya Yago yagiye avuga agiye atandukanye bakayaprodinga, nabyo ntibyemewe. Bishobora kuzanga rero anytime ushobora gusanga ibi bintu biguyemo uzi ngo uri gushaka views cyangwa se uri gushaka ibintu bigiye byakuzamurira channel yawe kugira ngo nawe bazamuka, ukaza gusanga wavuza amakosa cyangwa se wakwirakwije ikintu kitari sawa. Kandi koko ibi bintu nibyo pe nanjye ndabyemera 100%. Umuntu nimba yakoze ikintu kibi cyangwa se akavuga ibintu bijyanye n'amacakubiri n'ibiki byose nawe warangiza ukabya prodinga ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, urumva ntaho mutandukanye n'undi mwese muba musa naho mukwirakwije cyaha cyangwa se mukwirakwije mukoze mbese uspreadinze cyangwa se ukwirakwije iyo virusi, ntaho nawe mutane no yivuze. Arimo arakomeza ati turabihanangiriza gukwirakwiza cyangwa se repost amafuti Yago yavuze, amafuti kanaka yavuze ari Godfather ari Jihad, ibyo byo kurespondinga cyangwa se response repost sore munyihangane kuri postinga cyangwa se ibi byo kuri postinga ni icyaha ukwacyo. Bishatwa ngo umuntu wese ushobora kuba yarafashe akagenda uploadinga dukwirakwiza ahantu hose nawe ushobora gukurikiranwa. Kuba umuntu yabishyize ahagaragara ni icyaha kimwe no kuba wamufashije kubikwirakwiza ni ikindi cyaha. Rero ndabagira inama umuntu wese uzi ko yakwirakwije amafuti yavuzwe na Yago, amafoto y'urukozasoni, ndabasaba ko mubisiba. Yago yavuze ko yahungiye muri Uganda kubera agatsiko kabashakaga kumuhigirira nabi, bamufitiye ishyari, barimo abo bahuje umwuga w'itangazamakuru ariko adahunze igihugu ko igihe cyose nikimuhamagara azitaba. Mbere yuko agenda yabanje gushyira hanze imwe muri video z'urukozasoni y'umunyamakuru witwa Jihad, ndetse aza gutangaza ko azagaruka mu gihugu ariko bamwe bamusabye imbabazi. Mu kiganiro aherutse kunyuza ku muyoboro we wa YouTube witwa Yago TV show, yavuze urutonde rw'abakwiye kumusaba imbabazi, ndetse bamwe yavuze ko yabafashije ariko bakaba indashima. Abo avuga bakwiye kumusaba imbabazi barimo umubyinnyi Titi Brown, Murungi Sabe, Jihad, DJ Brian, Irene Murindahabi n'abandi avuga ko bamaze imyaka 4 bamutoteza, bityo ko bakwiye kumusaba imbabazi. Bakwiye kumusaba imbabazi. Abakunzi ba Yago biyise Big Energy bamaze iminsi barikoroza ku mbuga nkoranyambaga bagaragaza ko bamushyigikiye, ndetse ko abamugambane bose bakwiye guca bugufi bakamusaba imbabazi. Ni inkuru yose yari kumvaho nshya, nuko babivuze cyangwa se nuko babitangaje. Nkuko nako ngo dokomeza nkwinjirire mpaka nkwinjire nkubwire ibi bintu itangazamakuru ryo mu Rwanda cyangwa se ibinyamakuru bigiye bitandukanye n'abantu benshi bagiye batakomeye mu itangazamakuru bagiye babivugaho. Ibyo ni ibinyamakuru bibiri nkusomeye bisa naho bikomeye cyane, nibyo binyamakuru ubundi bikomeye cyane mu gihugu cy'u Rwanda. Nakubwiye ngo ndaguma nkumvishe bo barabivugaho iki sasa. Hanyuma sasa rero hano tugiye kukwereka nkuko nakubwiye ngo ndakomeza nkuciremo mpaka nkumvishe uko ibintu bigiye bimeze. Hano sasa hari ibaruwa ifunguye Jihad yagize cya kubita ku rubuga rwe rwa X, ayishyira haravuga ati ni inkuru sorry ntago ari inkuru, ati nimvaho ifunguye buri wese yinyurizemo ijisho. Nanjye nsenye mbarunyurizamo nk'abakunzi banye ndavuga ngo nago nabahereza, reka nyuzemo amaso mbabwire ngo nanditse ibaruwa ngamije gutanga umucyo ndetse no kwitandukanya n'ibyavuzwe n'umunyamakuru akaba ari n'umuhanzi Nyarwaya Innocent Yago Pondat akoresheje social media. Mu by'ukuri nta kibazo kihariye mfitanye na Yago. Ibyo mvuga byose abiterwa n'ibiganiro twakoze byari birimo abatangabuhamya bamushinja kubahohotera yitwaje izina afite. Ntiyigeze yishimira ibyo aba batangabuhamya bamuvuzeho mu rwego rwo gukuraho izina rye icyasha. Yahisemo kwataka buri wese wagize icyo avuga ku batangabuhamya. Yago yavuze ko ndi mu gatsiko kabashatse kumwica. Nitandukanije n'ibi yavuze
kuko ari ibihuha n'agatsiko kabicanyi mbarizwa, nta gatsiko kabicanyi mbarizwamo, dore ko nta na rimwe ndahamywa n'icyaha cyangwa mu nzego n'icyaha n'inzego zibishinzwe. Yago yamwise ntago navuga nk'uko yabyanditse, ubwo reka muvuge Yago yamwise umutinganyi inshuro nyinshi, kugeza uyu munsi sindasobanukirwa impamvu abinyita. Gusa icyo nzi nuko buri muntu wese afite uburenganzira bwo gukoresha umubiri we, kandi kuri iyo ngingo mbifata nk'ibanga ry'umuntu kandi ntawe ukwiriye kubizira. Gusa nimba ari ibanga ryawe ugomba kubimenya, nta byo kuza ugaragaza imico itari myiza kuri buri muntu wese. Ntabwo abantu bose bari mu rwego rwawe. Niba ubikora jya ubikora nyine wenyine nk'uko ubyivugiye, ariko ibintu byo kuzaza wikwedurishwa ibintu wigize wiryagagura ngo ntitubikene natwe udutera isesemi rwose. Reka mbikubwire Jihad, Yago bivugwa ko ari we washyize amashusho y'ubusambanyi bwanjye. Ariya mashusho nta ruhare nagize ngo shyirwe ku karubanda, kandi ibi bintu ubwo avuze atyo ibaruwa akavuga ati ntabwo uruhare yagize muri aya mashusho kugira ngo ajye ku karubanda. Mwibuke ko ejo bundi yikoreye ikiganiro kuri cyane imwe ntari bwirwa mvuga hano, akavuga atari amafoto kugira ngo rwose ashyirwe hanze cyangwa se video kugira ngo ishyirwe hanze, ati nabigizemo uruhare kandi nanjye narabishaka rwose kugira ngo abantu bashyire hanze ukuri, bamenye ukuri about that cyangwa se ukuri kuri ibyo bintu. Hanyuma rero sasa ntabwo ibyo bintu byagarukiye. Hari umunyamakuru rwose usa naho ari we muntu rwose umunyamakuru wizewe cyane mu Rwanda witwa Mutesi Scovia, akaba ari umunyamakuru ukundwa n'abantu benshi, akaba ari umumama ugira inama nziza kandi akugira inama. Bivugwa ko ashobora kugira inama wayigenderaho ukazarinda uba umukecuru cyangwa se ukazarinda uba umusaza ukigenderaho cyangwa se akiri inama ukifashisha mu buzima. Uyu munyamakuru rero bita Mutesi Scovia agira inama yo kuvubwira Yago Pondat ati barakubabaje rwose, warababaye pe. Mu kiganiro agire kuri channel y'Mama Rwagasabo, ndakeka ari we yigiriye, niba atari kuri Scovia, atari kuri Mutesi Scovia, afite channel ebyiri ariko imwe muri zo zose nize n'ubundi aho wajya hose wagisangaho. Yaravuze ati rero sasa aramubwira ati muhungu rwose urabizi ko nkuruta muri itangazamakuru, urabizi ko nkurusha imyaka, ariko mu byo uvuga byose wirinde kuvugamo jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka wa 1994. Ati ibyo bintu ubyirinde, amakosa uri bukore yose ibyo bintu wongere kubigarura muri ibi bintu. Nimba Irene ufitanye ikibazo na Irene, ukafitanye ikibazo na Jihad, ukafitanye ikibazo n'undi wese, ntago ari ngombwa kuzanamo umubyeyi we, dore ko icyaha ari gatozi. Ati ibyo ngibyo ugomba kubyigumanira ukareka kubizanamo ababyeyi. Niyo nama mugira mubwira ati nkugira inama, ndabizi wenda ushobora nawe kuba koko barakubabaje nk'uko bivuga, barakubabaje cyane pe. Atari ko niba ushaka kugira ngo ubeho neza cyangwa se wirinde ibyo bintu byo kuzanamo jenoside yakorewe Abatutsi. Niko yamugiriye inama rero. Ntago ndi bwirinde cyane, ntago ndi bwibande cyane mu magambo abanyamakuru bagiye batandukanye. Hari amakomenti menshi cyane bagiye bashyira muri ibyo biganiro abantu bagiye bakora, ntago byose mbijyamo kuko bafite umwanya muto mashaka kurasa ku ntego. Nyamuneka sasa rero uyu Yago Pondat nkuko nabwiye ngo Pondat nawe hari ikintu yabivuzeho, ntago yaciriye aho ngaho. Nawe ni umuntu udakunda rwose guceceka cyangwa se kuripfana, dore ko nawe bafite umuyoboro wa YouTube n'imbuga nkoranyambaga nyinshi cyane zigiye ziri hejuru cyane, abavugiraho rikumvikana, mbese nameze nk'uvuga rikumvikana muri iyi mihanda ya social media, show business. Kuko ubu ngubu amaje gushyira ikiganiro, aka kanya nge nkoze ikiganiro we icyo kimazeho iminota 50 gifite hafi mu 10,000 birenga. Ibaza iminota 50 kuba wumvishwa n'ibihumbi 10. Urumva ko Yago Pondat, urumva ko Yago Pondat cyangwa se Yago TV show nacyo ari ikinyamakuru kirenze cyangwa se kimeze neza, gihagaze neza cyane mu Rwanda. Hanyuma rero sasa yagize aravuga ati njyewe rwose nta muntu ungira inama y'ibyo mvuga. Abwira Mutesi Scovia, aramubwira ati nta muntu ungira inama y'ibyo mvuga. Ati kuko ibintu mvuga njyewe ndabizi, kandi ntago rwose Mutesi Scovia umuntu mukuru ntago akongera inama yo kuvuga ati ibi nibiki. Ati kuki bo bavuze bakavuga ko ndi umwicanyi, bakavuga ko nishe Brian, yavuze urutonde rw'abantu benshi cyane. Ati kuki bo babivuze barangiza bakamuka bihora ntimugire ikintu mubavugaho. Murumva njyewe nta kabanza ngo nanjye mbavuge. Ati kuki bavuze ati papa ngo ni umwicanyi ngo yishe abantu benshi. Ati wumvaga njyewe kuba naza nanjye nkabavuga nkuko nanjye bamvuze. Ati kuki ibyo mwese muha agaciro ntimwimuhe agaciro njyewe ibyo bamvuzeho bavuga ngo papa ngo yishanungara abantu benshi ngo yahishe ngo ibiki ngo yingahishiriye abicanye. Ati kuki ntacyo mwabivuze bwo mwese mukaba mwaje muvuga gusa ngo navuze ntihagire uvuga. Ukumva ko afite agahinda kenshi ku mutima kuko nahita byuvuye ati yes baravuga ngo mvugishwa n'agahinda. Ati mfite agahinda kenshi. Ati runaka yanyishe nabi, Irene yanyishe nabi, Sabe yaranyishe. Ibyo nta magambo yise avuga nayo mu kiganiro
byigana ubona kababaye bya danja zamura rinete arongera aramanura aravuga ati mfite uburakari nanjye nkuko nanjye mwabunteye ngomba kubabwira. Urumva ko adafite gahunda yo kurekera dore ko banamushinja kuba ngo ashaka kurema agatsiko ko kuvuga ngo ni big energy ngo big energy ngo muhaguruke. Mbese umva ko ashaka nko kugumura igice kimwe cy'abantu kugira ngo babe bamuhagurukira babasha kuba barwanya bamufasha kurwanya abandi. Ibyo bintu nabyo ntago ari byiza, ntago RIB ntago iri kubyemerera. Avuga ati byukure mu dutsiko n'ibikindi byo tudashaka. Abanyarwanda n'abanyarwanda kandi twese turi umwe nk'umunyarwanda. Ibyo byo kuzanamo agatsiko kawe k'abantu runaka ntago tugakeneye. Irene nako Sori Munyanganire yago ati njyewe nanjye narababajwe ndarira amaze imyaka 4 yose ndira ntacyo mwamariye, ntimwamvuze ntimwangiriye impuhwe, ati nimwanyitayeho abonagire neza mwese mwarampemukiye, ati gute nge mbavuze none mwese mukaba mwese muhaguruka. Ugasanga uruhande rumwe nibyo ariko urundi ugasanga arimo arakoresha umujinya uteye ubwoba, umujinya utari mwiza ushobora kuzamuzanira ibindi bibazo. Ndajya nkubwira ngo kurikirana cyane yacu ya Good People Shows no hano honyine ugiye kuzajya ubona inkuru nk'izi ngizi zizezweho kandi isaha ku isaha tukubereyo tukugererayo. Ndajya ngo ubane nanjye motivation no kumpa like na comment na share na subscribe. Salam shalom.